bafite mwabireka arabwaterega ntabwo icyaza ari ukubireka cyangwa kubikomeza twege ikibazo dufite gikomeye iyo dushatse guceceka haleluya kuko biturimo ntabwo bitwemerera guceceka nuceceka ukabishobora bizaba bitakurimo haleluya Yesu ashimwe kadusome Zaburi ya 84 umurongo wa 4 tuzamuke tugeza ku wa 8 ubundi twumva icyo Imana iri kuvugana natwe reka dusome Zaburi ya 84 umurongo wa 4 turasoreza ku wa 8 cyangwa se wa 7 bitewe na Bibiliya ufite kwemeza ariko abenshi dufite ihura n'ibyo ngibyo mbabwiye ndababwira nandi nka habiri turasoma ubundi dukomeze kadusome haravuze ngo haleluya enda reka duhere ku murongo wa 5 hahirwa ababa mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko imvura y'umuhindi cyambika imigisha bagenda bagwiza imbaraga umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni dusome Matayo igice cya 11 umurongo wa 12 murarizi cyane nahari imbere nahoze ndihabona Matayo 11 umurongo wa 12 mwahageze ndakeka mukunda kurisoma cyane nageze ndibonaho hariya rero murarize reka dusome twumva uko bavuga uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa intwarane zibugishamo imbaraga uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa intwarane zibugishamo imbaraga dusome Luka igice cya 24 umurongo 30 Luka igice cya 24 umurongo 30 ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka turageza ku murongo wa 32 haravuze ngo asangire nabo yenda umutsima arawushimira arawumanyagura arawubaha amaso yabo arahumuka baramumenya maze aburira imbere yabo bibongera kumubona baravugana bati yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe naho ngarukiye Yesu ashimwe abantu baje namaze kwivuga nitwa Nzaramyimana Jonathan ndacyari umusore nsengera kuri ADPR Gitega hano hepfo ubwo ni muri paruwasi ya Muhima ururembo rwa Kigali rero Imana iduhana umugisha diriba muri korali yaho yitwa Isezerano nabaye hano guhera na 17 twahasanze Perezida Damascene watwakiriye aratufasha n'abandi bari kumwe ba William n'abandi ntabasha kwita mvugira rimwe rero baranahadusiga Imana ibaha umugisha rero nasoje hano urumva navuye 2022 ndumva aribwo twashoje amasomo murabyibuka abantu twari kumwe ko yiyongereye ubundi nayo busoze na 21 haleluya dushima Imana rero kubw'icyo gihe cyose gishize kugeza uyu munsi wa none nabonye imbaraga z'Imana nabonye neza y'Imana ibintu ngiye kubabwirira hano nka 70% nayakiririye hano mbega impamvu mpagaze imbere yanyu tiki hano niyo nava nitike nyine imbaraga zidushoboza byo n'Imana iziduha ariko abantu badufasha ni abantu nyine tubana batwigisha Imana ibaha ibyo batwigishisha bakabitwigisha rero ibintu byinshi mu byo mfite uyu munsi nabikuye hano Imana ihumugisha abantu b'abakozi b'Imana haleluya n'aya magambo dusomye sibwo siyo twasanze turi kugendera muri uwo mwaka ndumva yariyo haleluya iri jambo nge natangiye gusoma Bibiliya ntarajya no ko nge natangiye kujya nsoma Bibiliya nkajya ndeba inyuguti nkazihima avuga ubu ngubu yaba ari nkajya nsoma nkiri mu wa mbere primaire ariko iri jambo narimenye ngeze hano ubwo rero rikomeza rimfasha n'uyu munsi niryo tugiye kuganiraho ni ijambo rifite intego ivuga ngo abafite
haleluya, haleluya. Abafite Kristo mu mitima yabo, twakongera ngo bagenda banagwiza imbaraga. Haleluya. N'abantu bafite Kristo mu mitima, ntago ari amufite aho ngaho, naba mufite mu mitima, kuko kumugira iruhande byo ntibikinashoboka. Intumwa zo byabagize amahirwe yo kubimamo, ariko twebwe nuko tuba tumufite mu mitima. Twasomye amagambo, haleluya. Aba bagabo bari kwandika ni bene Kora. Bene Kora bavuye igihe cya Isiraheli. Icyo gihe amateka agerageza kuvuga ko bakomokaga mu gice cy'Isamariya. Haleluya. None icyo gice n'igice cy'Yudaya ntabwo bahuzaga neza. Byo murabizi muri Yohana kangahe ndumva mubizi. Haleluya. Ntabwo cyari gihuje n'isi. Abangabo twasomye ngo igihe cyabagaho bakajya mu rusengero, iyo yabagezaga mu rusengero, amateka agerageza kuvuga ko igice cyo hirya cyari mu gice cy'abanzi babo. Shoboka ko ari Abafilisitiya, ntabwo nibuka neza, ariko ubanza ariho. None ikindi gice cyari i Buyuda. Ubwo inzira yari isigaye bagombaga kunyuramo yari inzira ibageza i Siyoni, ariko yanyuraga mu gikombe cyitwa Baka. Yari yo nzira isigaye. Noneho rero abangaba twasomye ngo igihe cyabo barasenga bajya mu rusengero, ariko igihe kiza kugera birabananira kuba mu rusengero, kuko inzira ngo yari yarafunzwe. Mwese mu mateka murayazi ngo bageze mu nzira basanga harimo intumbi, kandi mu muco w'Abayahudi cyangwa se mu muco w'Abisiraheli, iyo babonaga intumbi ngo bagabane ntabwo babugwemere kugera mu rusengero. Barangije ku murongo wa 2 batangira kuvuga ngo Uwiteka we, erega mu mahema yawe naho igikundiro. Haleluya. Bavuga amagambo Dawidi yavuze ngo nuwanyemerera nubwo byaba bitemera nkagera ku marembo y'urusengero, nubwo naba ariho ndi bakajya bavuga nkumva amareturu cyangwa njya nkumva bisohoka, ariko ntarimo imbere, ngo nabikunda cyane kurusha uko naba mu nzu z'abakomeye. Muri kumva inyota yo kuba mu nzu y'Imana? Aya ni amahirwe dufite twebwe. Twabaye mu gihe cya corona, njye nabaye mu buzima intercession y'imyaka 2, baradutoye tutaranahura ngo dupange gahunda. Bosco arabizi, bahita coronitis, hahita haza kuguma mu rugo, biratuvuna, biragorana, turatatana, ariko byari bikomeye, ariko nabwo twakoreye Imana. Haleluya. Imana ibaha umugisha abantu bari hano muri icyo gihe, ukuntu bakoreraga Imana. Twaraniyirizaga, hari abantu twari dusenga twiyiriza tutari kumwe online. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Noneho rero Imana ishimwe cyane, aravuga ngo Uwiteka ngo erega amahema yawe nayo igikundiro. Haleluya. Amahema yawe nayo igikundiro. Asiba n'abantu bariyo kumwe mwaye muri kuririmba ngo hejuru y'abami ndetse n'abatware, ngo Mana sirimwe sikabiri nabonye neza yawe. Turiya twose iyo uri mu rugo bura ntugira ngo wabisirimba kuriye, ntabwo byashoboka. Kereka hagizaza nabwo, kandi nabo bari umugisha. Haleluya. Barangije bavuga ngo icyaduha natwe tukongera tukabayo. Baravuga ngo ibishwi byiboneye aho biba, ariko twebwe biri kutugora. Bageze ku murongo wa 5 baravuga ngo noneho, haleluya, baravuga ati ibi bintu ntago byazarangira, kandi Imana turabizi ko ari Imana yacu, ntago ari Imana iba mu nsengero. Baravuga ngo none reka duhindure icyerekezo. Baravuga ngo Uwiteka twarasenze tuvuga ngo ufungure amarembo biragorana, ariko turashaka ko noneho duhindura icyerekezo. Baravuga ngo hahirwa umuntu ufite mu mutima inzira z'Igisiyoni. Ntago ari ngombwa kaza mu rusengero, nubwo byaba bidashoboka, ntago mbabujije kuza mu rusengero, ariko dusomye andi magambo hari umugisha baba mu rusengero muri Zakariya ndu. No sasa baravuga bati Imana ishimwe cyane, hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa umuntu ugufitemo ngo niyanyuze mu gikombe cyitwa, haleluya, hahirwa abantu bafite mu mitima inzira z'Igisiyoni. Ntago ari ngombwa ko inzira y'Igisiyoni bayikandagiramo, bapfa kuba bayifite hehe mu mutima, bifuza kuba imbere y'Imana. Haleluya. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga mu mutima. Barangije baravuga ngo noneho ibi bintu biri kugorana. Baravuga ngo iyo abantu bafite Imana mu mitima, niyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, ngo imvura y'umuhindo ikagira gute. Urumva ahangaha biracyari ibyifuzo. Hahirwa abantu bafite mu mitima inzira z'Igisiyoni, ngo niyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Barangije bavuga ngo bagenda bagwiza imbaraga, ngo kandi umuntu wese wo muri bo ngaboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Haleluya. Ngo noneho muri ako kanya ngo imvura y'umuhindo ngo ihita icyambika imigisha, ngo bakaboneka mu maso y'Imana
Isiyoni. Naje kubabwira ngo hahirwa umuntu ufite Imana, ufite Kristo mu mutima. Nubwo ibihe byahinduka, reka mbabwize ukuri, naritegereje ndeba ibihe turimo, Mwuka w'Imana ambwira ati ariko wakoze wasubije amaso inyuma ukareba. Njyewe nabaye mu rusengero guhera 2008, ariko na mbere yaho najyaga mbona abantu basenga, ariko ntarabona uwo mugisha wo kuhaba. Ntabikunda cyane. Nko guhera 1997 none nabashe kumenya amateka neza, ntabwo ari uko nabibonye, narindi ariko ntazi ubwenge, ko numva navutse mbere yaho. Icyo gihe itoro ryari rifite ububyutse, nko kugera 2011, kukubwira ngo uririrwa urashakisha ngo iby'umubiri ntabwo byumvikanaga. Nimuza kurana n'abantu twagize bizeke za kaminuza baje nyuma yaho, muri kumva abantu ku buryo no kwishuri wajyaga kwiga ukukumva rwose amasengesho ukaba wanasiba. Icyo gihe kubwira abantu ngo bashaka iby'ubutunzi, nko muri bibiri abantu babizi ngo abantu baragurishije ngumva ngo Kristo agiye kuza, kubera hariho iki ububyutse, bari bari gushaka Imana kurusha ibindi byose. Muze gutekereza guhera 2011 na 12 kuzamura kugeza ubu turiho, uraza gusanga abantu bari gusubira inyuma none bajya gushaka ubutunzi. Mubirebe neza, ni naho n'ubu butumwa buvuga iby'ubutunzi burimo burazira. Ntago Bibiliya yahindutse nabe na gato ko yanditswe kera cyane, kandi amagambo arimo nigeze numva icyegeranyo bavuga ngo Bibiliya abantu bayanditse, uwayandikiye wenda muri Afrika n'uwandikiye muri Amerika bahuje izo nyandiko babona birasa, ngo babona ngo nta kunyurana kurimo, nta n'amafuta arimo, baravuga ati ibintu n'Imana yabyandikishije, babona kubishyiramo tutangira kubyiga. Ntago Bibiliya yahindutse. Biriya bintu by'ubutumwa buvuga ku butunzi bwavuye hehe? Byavuye hehe? Ni igihe dusohoyemo. Noneho kugeza uyu munsi uri gusanga abantu bari gusiga iby'Imana, bari gutakaza imbaraga z'Imana, bagasubira inyuma gutora ubutunzi. None se mbere hose ntibwari buhari? Ntabwo bwari buhari. Zimwe mu ntambwe z'agakiza kizo kwakira Kristo habaho babyita gutsindishirizwa, cyangwa se kumwe umuntu azi imbere tukavangura ngarakijijwe, sibyo? Hagakurikiraho kwihana, se nyine kwatukihana ibyaha. Intambwe ikurikiraho ni intambwe twita gukora. Iyo ntambwe twita gukora ni ugukora mu muhamagaro no gukora mu mwuga. Harimo abakunda kuvuga mu zindi ndimi bavuga ngo calling and career. Haleluya! Ibyo bintu ko ari bibiri, nta na kimwe kiba kigomba gusiga ikindi. Uba ugomba gukora, ariko ugakora ifite imbaraga z'Imana hehe? Mu mutima. Nagaro nk'ibi ngibi kuririmba biri mu muhamagaro, amasaha yabyo nayo ukayakora nk'uko byakagenwe. Impamvu mbivuze nuko nayo maze kubabwira ngo guhera icyo gihe abantu bakoraga mu buryo bw'umwuka, bashaka iby'umwuka, ariko muri minsi ari gushaka iby'umubiri. Mureke mbabwire, iyi si turi gusohoramo iri kutuvuna cyane, kuko n'Imana mu rusengero twagakwiye kuba duhuje intego, tujya ahantu hamwe, bamwe bagatangira kubusana, biragorana kugira ngo dushyire hamwe. Kandi Kristo yadusabye guhuza umutima, ni nabwo yabwiye intumwa ngo nimushyira hamwe mugahuza umutima, imbaraga z'Umwuka Wera zizabamanukira. Rero ngiye ntabwo mbabujije gukora, nta nubwo mbabujije gusenga, mugomba kubijyanirana. Waba uri mu kazi ukaba ufite imbaraga z'Imana mu mutima, haleluya! Njye ahantu nkorera haba wifi. Ibintu nkora iyo bitari kuvugana n'abandi ushobora gukora ukamara n'umunsi wose wanambaye kuteri ntaribe. Nize yiyemo. Sasa rero ari igihe ushobora nyine numva nafashijwe nkashyiramo wambaje nkirwa mwumva, ejo nkashyiramo pasiteri Senga, ejo nkashyiramo Semajeri, n'ibya hano muri sepu nkagenda mbishyiramo, nkabyumva. Ntabwo ibyo bintu wabyumva udafite imbaraga z'Imana mu mutima. Ntabwo mabwe kanyenzi mfite zenyine namwe murabikora. Haleluya! Imbaraga z'Imana iyo zifite zira ku kazi. Hari abasohoye indirimbo zivuga ibigambo biri aho ngaho, ziberere kuko kuri YouTube nizo zibanza imbere, kuko ziba zifite n'abantu benshi bazisacinga, kandi zirambuga zerekana ibintu basacinga cyane. Zirakubwira ngo jya guhiga uwambaje urebe icyigisho gishyashya yashyizeho. Haleluya! Zirakubwira ngo nubwo uri kujya kuri tere jyana utuye kuteri mu matwi. Eric ahantu twakoranye hari hakurya, turi kujya kurya muri pause, umuntu ni Eric Ndekezi, umuntu yarampamagara arambwiriza, yambwirije nk'iminota 20 yo kujya kurya mu nzira banze itaranageze. Ni ukuri ko Imana narafashijwe. Icyo cyumwera ahantu nagiye kubwiriza numvaga ndi mu bihe bidasanzwe. Haleluya! Ntabwo ikibazo ari ukwiga. Ese uri kwiga ufite imbaraga z'Imana mu mutima? Uri kwiga Kristo akirimo, cyangwa washatse kwisanisha n'abantu mwigana? Ntabwo urugendo dufite ari rumwe.
Imana iduhana umugisha. Twega turi hano mu isi ariko dufite n'ahandi hantu turi. Pawulo yaravuze ngo Imana yafashe ubugingo bwa Kristo ibubikana. Kristo aravuga ngo kandi ubutunzi bw'umuntu aho buri ni naho n'umutima we uzaba. Aravuga ngo rero kugira ngo imitima yanyu izajye ihora mu ijuru, reka njyane n'ubutunzi bwanyu. Arangije ubutunzi bwacu abubika mu ijuru. Turashimira Imana. Haleluya. Hahirwa umuntu ufite mu inzira z'igisiyoni. Twege Siyoni yacu ni mu ijuru. Hahirwa umuntu ufite umutima inzira zijya mu ijuru. Turaba bakoze ubukwe nani byumweru bingahe birasha. Iki ni cya kabiri. Ariko kuko bo bakumbura sepu baje. Abandi baracyari muri honeymoon. Imana ibaha umugisha. Abana bafite inzira z'Imana, ukuri kw'Imana. Hano ntago haza udafite imbaraga zigukurura. Ariko imbaraga z'Umwuka Wera zihari. Haleluya. Nanezerewe cyane yongeze hano ndishima cyane. Ko nta hantu ubona mushishikajwe no gukorera Imana. Imana ikomeze ibashyigikire. Reka mbabwire ikibazo dufite mu kanya dufite amatora. Kanze ndeba ku masaha naza kuryoherwa. Mu kanya dufite amatora ariko ikibazo dufite nago dukennye abantu. Aba bantu bari hano muyobozi nkeka barenga nka 300. Ikibazo dufite kandi abantu bari hano abenshi hafi 100% baje kuri buruse ya leta. Kandi la buruse mwese murabizi inzira binyuramo kugira ngo bayiguhe. Bivuze ngo n'abahanga ngo bikomeye cyane. Muratangira kuyobora mu turere ndabazi. Muratangira kuyobora mu mujyi wa Kigali. Iyo hano bagusinyiye. Hano hanze izina Kristo rirazwi cyane. Njye nyine no kwiga nyiri hano. Hano boss twakoranaga yajya kumpresenta ku murata ati yabyize muri Kristo. Ubwo bivuze ngo kwiga muri Kristo ni umugisha. Rero reka mbabwire haleluya. Ikibazo dufite n'abantu biga ariko bafite n'inzira z'igisiyoni ku buryo utazamuhagarika hano kumva ari kuvuga ibintu bihubusanye n'iby'ijambo ry'Imana. Mwabyumvishije? Ikibazo dufite n'abantu bafite mu mitima Kristo ku buryo azakubuza gukopera abantu bose mwicanye bari gukopera. None se reba umuyobozi wa sepu yakopeye bamusohoye hano abantu bakopeye barabamanika. Reba umuyobozi wa sepu yakopeye hano. Urumva atari cyo kibazo dufite? Abantu bafite ubwenge turabafite. Ntabwo hano igihugu kizagusinyira ko ushoboye ngo twege tuvuge ko udashoboye. Hoya murashoboye, ahubwo ikintu muri kubura mukeneye gushakisha kandi icyo ntago kirangirana n'uyu munsi, kizarangira tuvuye hano mu isi. Ni ugutunga Kristo. Haleluya. Hahirwa abantu bafite Kristo mu mitima. Umwanditsi yandika banze na Kristo wayavuze, namwe Kristo wayavuze. Avuga ngo uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none. Ubundi abantu bageza kuvuga ngo na nubu, ubundi muri Bibiliya avuga ngo yakoze ngo yagize gutya ngo kugeza na nubu. Ngo ariko zira na nubu zageraga igihe yarakiriho. Uwanditse yandikiraga. Ngo ariko na nubu ya Kristo ni na nubu n'ubiracyari na nubu. Haleluya. Uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza kugeza none kuko ni Kristo wabivuze. Aba yari cyo natabivuze byari burangiye n'igihe yabivugiraga. Ariko kubera ari Kristo. Haleluya. Icyaho hano Umubatiza kugera na none no kugera na none ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi imbaraga abantu bazitunze n'abantu batwarana. Haleluya. Izo mbaraga mu mutazikeneye maze ngo n'intwarane zibugishamo imbaraga. Yarashatse kuvuga ngo mwege ntwarane nazo ubwazo zibugishamo imbaraga. Ako murabyumva abantu bose bamaze kunanirwa. Yari intwari ubutwari bunaniwe arongera aratwarana. Haleluya. Aravuga ngo abo nabo mwita intwarane bashoboye iby'abandi bananiwe nabo babugishamo imbaraga. Haleluya. Twasomye amagambo Yesu ashimwe. Ngabigishwa babiri bari kujya Emawusi ngo barangije bari kugenda kuko Kristo bari bamubuze. Kiragiye Kristo bamutungaga nkuko watunga mwihanganije mugiye gukoresha ariko nukuya mu byumve neza. Nkuko bafite telefone. Iyi telefone ntayifite nago nahamagara. Sibyo? Kristo wamutungaga nkuko wabutunze telefone. Nyine iyo utari kumwe nayo ntimuba muri kumwe. Ariko twebwe haleluya yaravuze ngo igihe kigiye kuza kigiye gusohora muri kwinjiramo. Ni igihe nzajya mbana namwe mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Aravuga ngo abansenga n'abantu bansengera mu kuri no mu mwuka. Waba uri mu rusengero cyangwa udahari upfa kuba ufite imbaraga zo mu mutima. Haleluya. Aravuga ngo hahirwa abantu bafite Kristo mu mitima yabo nubwo inzira zafungwa. Nahoze mbona banzaruriye bateye ikorasi hano nta ngoma zihari. Ushize narazihasize ngewe ubwo mperuka twege sente turayikoresha ariko nabonye uburyo basirimba. Ndavuga none se ibintu bari gusimba ko ndabarusha harimo ingoma.
ubwo nawe n'imbaraga z'Imana mu mutima, izo mbaraga zibafurusa kubibyina bakabibyina kandi nk'uko Imana ishaka. Haleluya. Petero na Yohana n'izindi ntumwa ngo bigeze babafunga, baravuga ati ariko ibintu mwabiretse kumubona biri kubare muri gukomeza murengana, ngo barabafunga babagejeje hanze barongera babasubizayo. Bukeye barongera none avuga ati reka dufunge Petero niwe uboshye, baramufunga ntawavamo. None avuga ati nyamara ibi bintu mushatse mwabireka. Aravuga ati rega ntabwo ikibazo ari ukubireka cyangwa kubikomeza, twege ikibazo dufite gikomeye iyo dushatse guceceka. Haleluya. Kuko biturimo ntabwo bitwemerera guceceka. Nuceceka ukabishobora bizaba bitakurimo. Haleluya. Baramubwira ngo turabizi ko inkoni mudukubita ziturya, ariko ibyo biturimo bitwibagiza ko inkoni zanyu ziryana. Niyo mpamvu abayobozi batabaye maso, abantu bajya bibera mu gusenga gusa bakibagirwa gukora. Bajya batubwira mu matsinda makenya, ukumva wayajyamo yose. Nge nabaye mu matsinda menshi cyane, ukumva wayajyamo ko nageze hano nkajya njya mu itsinda, ariko ejo nkabona hari irindi nari bujyemo kuko ntari inyasi, nsanga ishiduka hafi yose nini nzi ko yajyamo. Baravuga ibiturimo ntibitwemerera guceceka. Ibyo nibyo bikoshya, ariko wagiye no muri Elimu wabona bahimbaje ukavuga ati nzajya mpaguruka amagarara inyuma. Ejo kavuga ati ariko wakwandika undi bintu mwahiki si mu rusengero honyine, nzajya njya guhimbaza mu rusengero. Ejo kavuga ati ariko nanazirigira uturimbo turyoshye, naho ukabugiyemo. Abayobozi n'ubishango bashyizeho itegeko rwango nawe urenze amatsinda 3. Biriya nibyo pe, kuko batabikoze bijyajya bibashuka bikavuga ati mwiceceka jyamo. Ndashaka kubabwira ngo dukwiye gutunga imbaraga z'Imana uko byagenda kose. Ubuzima burimo burarushaho kuba bubi. Uburyo ukora, nge niyo nagiye gusenga abantu nahoze nsetsa, iyo nagiye gusenga no mu butongera na mashini, niyo najya no mu buvumo ndayijyana. Ubwo ari igihe ngenda bagahita bampamagara ati gira ibintu, hari ibintu wampaye ntibyangeraho. Hari igihe twigeze gushwana na boss nigire mu buvumo mara iminsi 2, aranshaka telefone ivaho, kumbe namwohereje iye yamenetse, ntiyabisoma ntiyabibona. Twarashwanye njya gusaba imbabazi. Murumva byoroshye, murumva ubuzima budakomeye. N'ubu ngo ushaka kubona na telefone yampamagaye ngo ngwino hari ibintu byagize. Namwe kandi niko bimeze, abantu bakora barabizi. Mujya mugira ngo stress ziba mu masomo, aho bitaniye hanze ushobora gukererwa nk'umunsi umwe ntugire sheke, ariko hano ikizami cyari kiri no munsi ukagisiba biba birangiye. Hanze ushobora gucererwaho amasaha mukamwasaba imbabazi mukegisikiza bakababa babarira, ariko ikizami ntawe uzakubabarira. Niyo mpamvu mukwiye kubiha imbaraga nyinshi, imbaraga z'Imana mukazitunga mu mutima kurushaho. Muri kumva? Ubu ngubu ndi kubivuga abantu bose batekereza kate bafiteje, ariko ntimugire ubwoba. Hahirwa abantu bafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Niyo ugeze no muri kate, Imana ihindura ahantu h'amasoko. Haleluya. Niyo ugeze no mu kizami, imvura y'umuhindi cyambika umugisha. Hahirwa abantu bafite Kristo. Ngo baravuga ngo none ngo Kristo ngarabegera, barabaganiriza ngo batangira kumva akanyamuneza, ngo ariko ntibamenye icyababayeho. Ngo abamanyiriye umutsima ngo bibuka kariwe, ariko ntuzibuke Kristo waramaze kwireturuva ibintu byinshi warabyishe. Mumbabarire mujye mbaza Imana icyo nshaka kubibutsa. Haleluya. Kuko izi mbaraga z'Imana iyo uzifite uzasohoka hano wuzuye neza. Ubumenyi bwa hano mu ishuri ntugira ngo uzabwiga. Abantu benshi nababwiye ko igihe turimo abantu bari gusiga iby'umwuka bajya gushaka iby'umubiri. Niyo mpamvu dukwiriye gutunga imbaraga z'Imana mu mitima kurushaho. Haleluya. Inyarugenge hari online, amateraniro yose aba online. Ni ubona byanze no kuba mu rusengero, basi uzanumve na online. Ariko nimuzasibe gusenga ngo murumvire online. Hanze bijya bibaho gasanga abantu barasiba ngo amateraniro se karono online ndayumvira mu rugo. Oya, hahirwa umuntu ufite mu mitima inzira zijya Isiyoni. Ngaba bigishwa bageze hariya baramuga ati ariko waje tugasangira. Barangije ngo bamwe barasangira, kumbe ngo ntibari bazi cyababayeho, ngo bagiye kumva bumva akanyamuneza. Ngamanye umutsima baragiye, baravuga ati yo tubyara ari kumwe natwe. Mumbabarire dutunga Imana. Haleluya. Barangije baravuga ngo ntago twari twakabimenya. Ngo bahita banahaguruka bavuga ati ahangaha ntago ariho kuba burayagarutse. Haleluya. Ndashaka ko dutunga Imana. Narindi kubifuriza ngo mutunge Kristo mu mitima. Haleluya. Ndashaka kubifuriza ko dutunga imbaraga z'Imana mu mitima. Hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Niyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagindura hano amasoko. Muri kunyumva? Ntago mbabwiza ukuri, ntabwo isigeze iba nziza, nta nubwo izigera iba nziza.
kuko bibirambwira ngo wasi ugushije ishyano kuko Satani umureze wakumanukiye. Ibyahishuwe 12:12. bibiravuga ngo ijuru we ngo hindwa neza ahindukirira ijuru wavugaga, aravuga ngo mureke dukora igitaramo kuko gatuvuyemo Satani muba tuvuyemo. Ariko wasi we ugushije ishyano, Imana ngo ici inyuma ibwira umugore ngo mu rubyaro rwawe hazavamo uzamena inzoka agahanga, hazavamo uzakandagira ubutware bw'abasima kamumira bunguri. Haleluya. Reka mbabwire ubu twabutse ku ngoma Kristo yamenaguye ubutware bw'umwijima agahanga. Twege turi mu kinyejana cyiza cyane, ahubwo ikibazo cyacu ntabwo dushaka gutunga izo mbaraga zidushoboza kubera ibintu bitwongoza bidukurura. Nende kubabwira ngo mutunga imbaraga z'Imana mu mitima. Imana ngica inyuma iduha Kristo, yaradupfiriye turamushima. Abantu twari kumwe muri Girugari ntituzacishika tuwa yabereye Rubafesho bundi, mubwiriza ubutumwa yaravuze ngo Kristo niwe ufunga icyaha akarekura umunyabyaha. Haleluya. Kristo niwe ufunga icyaha. Nuko ngo abo muri icyo gihe ngo bafunga Baraba, ngo yari umupagani cyane, ngo yari umunyabyaha ruharwuzwi mu gihugu hose, ngo bakimufunga ariko ngo ibindi bisambo biravuga ati ariko twego wajya kwibara. Haleluya. Kristo ngamusanze muri gereza asanga ari marika ibyaha byasigaye hanze, ngaramubwira ngo sohoka mbikujyanire ku musaraba mbibambanwe. Haleluya. Ngakibimanukana bigejeje ku musaraba akubitana n'abandi bari gukora ibyaha. None se murumva ibyaha bya ko Baraba yarafunze abajura bavuye. Imana iduhana umugisha. Ngageze ku musaraba ati ariko se namwe ko bari bamufunze, yagira ngo abereke ko ari ufite ubushobozi bwo gukuramo umuntu icyaha. Biradushyiraho ni discipline yo kugira ngo dutandukane n'abandi, ariko n'ukuri udafite imbaraga z'Imana babishyiraho n'unabyo ntacyo mwamutwara. Nta bantu babananiye hano mubwate ariko wagabo wamanuye ijipo karika kuzamura akajya abona ari ndende kandi igera mu mafi. Giye birancanga akamubwate ariko wakwiyogoshesheje neza, wakwitwaye gutya warese atari kubwira none ntakopeye nabaho gute muri kise nazaharangiza gute. Uwo muntu ambaraga z'Imana afite mu mutima. Niyo mpamvu naje kubabwira ngo dufite ikibazo cy'abantu bafite imbaraga z'Imana, ntago ari ikibazo cy'abantu n'ukuri kw'Imana. None se nimuyobora hano, nimusohoka hano hanze se nimuzayobora? Nanjye hanze barandayobora, hari utuntu nyobora hanze. Muzanayobora rwose, muranakomeye, ariko mukene imbaraga z'Imana kuzigira mu mitima. Reka dusenge. Iminota twari dufite ndabona iri kugenda idusiga, kandi Imana ibahe umugisha. Haleluya. Numva nanezere. Tugiye guhaguruka dusenge, tubwire Imana iduhe imbaraga z'Imana mu mitima. Ibyo by'ubwoba, hamana Imana kera bajyaga bagira ubwoba ngo n'abantu bagize ubwoba mu gihe cy'amatora. Nanjye ndabugira mu gihe cy'amatora da. Ariko icyo ni ikibazo cyo kutagira Imana mu mutima. Ibintu ugiye gukora ari Imana izabigukoresha. Urimo uragira ubwoba n'umurima wawe, n'urubanza ugiye kuburana rwawe, ko yavuze ngo ntimuzagira ubwoba nzaba ndi kumwe nawe mbabwira ibyo muvuga. Haleluya. Ngiye bajyanye njya kubwiriza n'ahantu kuri ntanazi, nkagenda numva nizeye ko Imana irabana nanjye, ariko ahantu ntuhazi nimba haba abarozi badanje. Abantu twajya muri Girugari ntituzaceceka, mwarabibonye ahantu twari turi ko hari hakoye, hari n'ahakomeye nk'hariya. Rero ukagenda uri n'umwe, twari bibonye na mbabona bahaguruka bari gusenga bafatamira. Uhajya rero ari we wenyine, ariko ufite imbaraga z'Imana mu mitima. Haleluya. Ugenda ugwiza imbaraga, wagera i Rusizi ukagwiza imbaraga, wagera i Rubavu ukagwiza imbaraga. Haleluya. Muri Silowamu yagafashe twese bivuze ko utagomba kugwiza imbaraga. Wasanga Imana igiye kuza kugira perezida wayo, nta mu perezida wicara. Ngiye nabaye perezida wa Koredo Dimashe 2008 nimbate 2009. Mutsetse iki? Nabaye perezida w'abana, ariko mbabwiza ukuri nta mwaka urashana ntari perezida. Ndiyeranza nka perezida w'abantu 5, ariko nkaba perezida. Haleluya. Hahirwa umuntu ufite mu mutima inzira zijya hehe, iyo anyuze mu gikombe cyitwa Baka agihindura ahantu h'amasoko. Haleluya. Nukuri mukomeze mugwiza imbaraga, ibindi Imana izabyikorera. Muhaguruke dusenge. Ntago Imana yitaye ku ahantu uri hari imbaraga z'umwuka wera.
ahantu uri. Hari umucuti wanjye yakirijwe mu Budage, yiza hano mu wa mbere tajya mu Budage, ari umugaturika. Yahoze ambwira ngo nari kaboyi, reba umukobwa wita avuga ko yari kaboyi, nyine yarateye nk'abo ngo ari umunyamahane, ari umunyamafuti, ngo ariko ageze mu Budage abona abantu basenga babimubwira ntabyumve. Umunsi umwe Kristo amusanga mu cyumba, arezido preneravo, haleluya, ngamwuzuza imbaraga z'Umwuka Wera, aramuhindura. Yatangiye kubwiriza abandi ataranabatizwa, atarakirwa mu itorero ryacu. Akajya avuga ati mwajire tukajya gusenga. Ahantu waba uri hose upfa kufite imbaraga z'Umwuka we. Mana yo mu ijuru turagushimye. Ijambo ratubwiye ngo ahirwa umuntu ufite imbaraga mu mutima, ngo niyanyuze mu gikombe cyitwa Baka. Iyo abaye perezida wa sepa afite imbaraga z'Imana, iyo yabaye Girugara afite imbaraga z'Imana, iyo yabaye Nasiri yayobore Rimu, yakwiga muri Kristo yaharangiza. Haleluya, afite imbaraga z'Imana mu mutima, ngo agenda agwiza imbaraga, ngo imvura y'umuhindo ngo icyambike imigisha, ngo niyanyuze mu gikombe cyitwa Baka. Aho bikomeye Imana ibana nawe mu gihe cy'amarira, mu gihe cy'ubwigunge, mu gihe cy'ibibazo, Kristo aba ari kumwe nawe. Tugushimira ijambo duhaye, turakwinginze ukomeze kutugirira neza, ukomeze kuba bugufi bwacu, nubambika imbaraga, ubashoboje gutsinda amasomo, ubwiza bw'Imana bube kuri bo, umugisha Imana itanga. Haleluya, haleluya. Imana Data wa twese yongere tugarukire, yongere ibe mu buzima bwacu. Ndagushimiye kubw'ibyo ukoze, kandi uri buze kubana natwe kugeza dusoje gahunda zose, kuko uri Imana ibana natwe iminsi yose, mu izina rya Yesu Kristo.